iyo nta mukunzi ufite ubona amakupure yishimye, gusa iyo ufite umukunzi ubona ko abantu badafite abakunzi aribo bishimye. Abantu bagerageza gushaka gushimisha abantu bose akenshi birangira bumva bari bonyine. Byavumbuye ko bifata iminota 4 yonyine gusa kugira ngo ugwe mu rukundo. Iyo ufashe ikiganza cy'ugukunda wumva ububabare buke cyane kandi uhangayika gake cyane. Imbaraga zituma abantu batita ku bandi cyangwa babitaho gake. Uburyo wambara buba bugendanye n'uko waramutse cyangwa na mood yawe. Rero kwambara neza akenshi bituma ukomeza kumva uhamye kandi wishimye. Umuntu wanyuza mu bitekerezo byawe mbere y'uko usinzira niwe mpamvu y'ibyishimo byawe cyangwa ububabare bwawe. Abantu baba basa neza iyo bari kuvuga ku bintu bibashimisha. Uko uvuga umuntu cyane ni nako haba hari amahirwe menshi yo gukunda uwo muntu. 90% by'abantu bandika ibintu badashobora kuvuga amaso ku maso. Abagore bafite igipimo cy'ubwenge cyo hejuru birabagora kubona abakunzi. Abantu b'abanyabwenge bakunze kugira inshuti nkeya kurusha abantu basanzwe. Uko umuntu arushaho gucya mu mutwe no ku mubiri niko abantu barushaho kumuhitamo cyane. Gushinga urugo n'inshuti yawe magara bigabanya ibyago byo kuba mwakora divorce 70%, kandi haba hari amahirwe menshi ko urugo ruzaramba. Abantu bakunze kurahira kenshi bakunze kuba abantu beza, bahaza imbere ndetse babanyakuri imbere y'inshuti zabo. Uko twishima cyane niko dukenera ibitotsi bike. Abantu basinzira cyane bakunze kwiyongeza ibindi bitotsi. Abanyarwenya ndetse n'abantu basetsa cyane usanga aribo bantu bakunze kugira depression kurusha abandi. Abantu bamara igihe kirekire mu zuba baba bafite amahirwe yo kugira ibyishimo kurusha abandi. Kwigira nkaho udashaka kwita ku bintu cyangwa ku bandi ni imyitwarire y'abantu muri rusange bita ku bintu cyangwa ku bandi cyane. Mu by'ukuri bamwe muri twe dufite ubwoba bwo kwishima cyane kubera ubwoba ko hashobora kuba ikintu kitari cyiza nyuma. Kuba wenyine igihe kirekire ni bibi ku buzima bwawe nko kunywa isigara 15 ku munsi. Kumva utitaweho bigira ingaruka nk'izi mvune. Ubutumwa bugendanye na mwaramutse na mugira ijoro ryiza bukangura igice cy'ubwonko gishinzwe ibyishimo. Ubucuti ubwo ari bwo bwose bwavutse mu gihe cyo mu myaka iri hagati ya 16 na 28 buba bufite amahirwe menshi yo kumara igihe kirekire. Abantu batiyubaha cyangwa batifitiye icyizere bakunda kuvuga ku bandi. Iyo itegeko riremereye kurusha amabuye uba ushaka kuryica kurushaho. Intangiriro ndetse n'iherezo biroroshye kubyibuka kuruta ibyo hagati. Ubwonko bwacu bufata kujugunywa cyangwa gutereranywa nk'ububabare bw'umubiri. Kuririmba bigabanya ibyiyumviro by'agahinda gakabije ndetse n'umujinya. Kumva umuziki ugenda gahoro bituma wumva utuje, uruhutse kandi wishimye. Mwakoze cyane kudukurikira. Duhure mu biganiro byacu bitaha.